nabonye kuri Wodium Karina iri ku mwanya wa mbere mu Burundi mu ndirimbo ziri kumva i Burundi. Bakumva iki? Erega Barundi noneho baranazimye. Se barazimye cyane ko bari mu bihe bituje. Reka nkubwire Barundi ikibazo cyababayeho. Abarundi ubundi bari bafite urabona wijonera uramubona ari na hano turi kumwe. Hehe John bino hano mubwire umuhungu wanjye njyewe ndimo ndaguhanuza nindangiza kukubwira mena nikumereze mubwire John murebeho gakeya ndamukumbuye dore nguyu musohoze umva yananiwe wagira ngo yanyweye igikamba. Nisalimie baba nisalimie. Niaje. Ni poa. Mambo vipi? Poa wananiamsha. Nakuja kuwasalimia. Wa. Utubabarire kabisa. Okay man. Nariko ndamubwira ibintu nshika ku izina ry'iwawe arambwira ati muri kumwe ndavuga ati mutama mumenda muramutse. Turi mu kazi. Mugabo asante sana ku kazi uri kuradukorera abanyarwanda ndagushima akazi uri kurakorera abanyarwanda ariko nkagushima cyane akazi ukorera abarundi. Asante most welcome guys. Banyarwanda akazi abantu bakurikira inkuru bamwita John Erari video zose ubona z'abarundi zitwika niwe wazikoze niwe unazikorana n'ubu niwe ukizikora video za Debeni ubona zacu ni John Erari uyu mureke bagari John Erari uyu agabaho ntabwo okay jo mureke ngira mu mwabonye uwo John Erari turiri ikintu ku Barundi ni iki John Erari abarundi ntabwo bamwishyura neza bose banza n'inshuti ze. John Erari asigaye aza mu Rwanda noneho akapanya ubundi witwa Coride Magic. Akaba hari ubundi witwa Coride Magic. Coride Magic ari hano muri Canada nawe yavuye i Burundi. Hakaba hari ubundi w'umuzimbabwe yakubitaga inzoga ni baby. Urabona wari wakoze inzoga ni baby. Nuko abantu batatu industry y'u Burundi bose barahakuye. Bafunga imipaka. Ibyo bintu byose byahise bifata industry y'u Burundi bitabira yikamura. Ubu rero irimo iraje abagabo badaca inyuma abagore babo bamenye nkeka ko uzarebe umugabo yabonye amafaranga ahita atangira guca umugore w'inyuma sha. Niko ikintu nsigaranye urakizi ubuzima bwanjye bwaratunganya amafaranga ndayafite hiti ndayifite erega je bamaze imyaka 5 kuri train urebe ukuntu ndi mubi cyane. Uzi ikindi kintu ugomba kugira ngo uhite wuzura ugomba kubuhagararanya n'ikindi kintu cyitwa ngo agakiza. Umusiramu jewe n'ubundi agakiza mba gafite ariko amafaranga ariko umva hiti ukayigereka agakiza sha wawe wegereye Yesu. Je n'umusiramu agakiza mba mafite isaha n'isaha buriya jewe inyijijwe mu idini yanjye ariko ubu ngubu icyo nkeneye ni umukobwa wo gukunda. Hano umukobwa unkunda wowe uzifate mu kwahwa utegereze haza umuntu ugukunda nawe urareka nkubwire keretse warabigenzuye se ubundi
hari abantu baremewe gukundwa iyo yibesheje agakunda bibabariramo ubuzima bwe bwose. hari abantu bo ubwabo Imana yavuze ukwiye gukundwa wowe, ntabwo ukwiye gukunda, ukwiye gukundwa. kandi yampara umenye uri umuhanuzi, uzi ko ibyo bintu bishobora kuba ari byo nibyo ntabyo uzi se. uzi ko mugane n'ishanura ngenda nkunda, kumbe nkeneye gutegereza unkunda. ugukunda hari igihe wishanutsa wararemewe gukundwa, utararemeye gukunda wakunda sha ukajya kunda ibidagusa. Yamani ibintu uvuze nibyo, ngumashanuka bagomba kukumanga. ukabona umuntu nkanjye Dumba mufasha amadolari 500 nyahaye umukobwa, agomba kuyaguha, agomba iyi live Imana ko yamfashije kuza kuri iyi live. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Nabyumvise n'ubwambere umuntu abwiki n'umwumva kuza kuri oya tuke na brag mu by'ukuri n'ukuri Dumba uza hari abantu bo mu buzima bwawe bwa buri munsi iyo agerageje gukunda agatekereza gukunda birangira bamubabaje. kubera iki? ari kwihishingana, ari kwiyagaza, ari kwikora ibintu adakwiye gukora. nahame hamwe akundwe bamuteteshe. yewe babwira abanyarwandakazi nicaye hano nihazagira igikorwa kibaza ko nzagikunda, ya mpano byarangiye yabimbwiye. nibyo kandi ariko narangiza ko bashobora kunkunda ari benshi, zamenya gute mpitamo, nazahitamo ubu. ntabwo ukwiye kubanga kandi wararemeye gukundwa. ntabwo ukwiye kubanga, wowe hamwe bagukunde. shawa muri ikigoryi wowe hamwe bakwikundira. ni ukuvuga ko ntakwiye kubanga njyewe ibiza byose ndatwara. ntabwo ukwiye kumva kugenda. ibiza byose ndatwara. ibije byose niba gukunze nyine mubwira ati karibu urakaze neza. noneho niyo mpamvu ibi bikorwa rata bijya bica inyuma abagabo, kubera nyine nabyo biguma bitwara abantu bose babikunda. yego none se wambwira ukuntu umuntu ashobora guca inyuma undi? wambwira ukuntu umuntu ubana n'undi ashobora kumuca inyuma? bakinyumvisha icyo kintu. ijisho ntabwo urimo ndacyumva neza kinsobanura. nyine ni urugero ubana n'umugore ariko ugiye kumuca inyuma, icyo gihe uba waremeye gukundwa, uba warahamwe ukavuga ati ndemeye barankunze tureka nkundwe tu. niba uri kumva icyo kintu. icyo kintu ndimo ndacyumva cyane. ni ukuvuga ko ngewe gukinyuma umugore wanjye ntabwo ari ukuvuga ko ari ikosa mfite, ahubwo nemewe gukundwa. nemeye gukundwa. kandi wa mugani w'umukobwa buza kuduha ugasanga karabizi ko ufite n'umugore. ntukazajye unigora, jya ubabwira ati gira vuba umugore wanjye atadusangana. ngo gira vuba umugore wanjye atadusanga. kakaba kabizi ko ufite umugore nyine kakaguma no kugira vuba, ukanamutegeka kuba inshuti n'umugore wawe kugira ngo atazamurakarira. atushaka uburyo uba inshuti n'umugore wanjye, ubishake pe ubishake. ni ukwemera gukundwa rata. amahame nari nzi ko ndi mukuru ko nzi ibintu byose ngewe. amahame nudahama hamwe uzababazwa paka ushaje.
bazajya bagucinya umushaje ariko icyo kintu sinzi niba wumva icyo kintu bazajya bagucinya umushaje sha urumva icyo kintu nacyumvise ndemeye noneho ndemeye yaba reka nkubwire njye byafashe igihe kinini kugira ngo nkumve abantu benshi ntabwo bakuzi ya mpano kandi bizabagora niyo mpamvu ugiye kuzaguma ubakoma bazi ngo rimwe na rimwe bajya abandi bagahita ariko uriya muhungu atekereza gute none se bo ko batekereza bo bakubonera kuri nivo y'umuntu usanzwe banyarwandakazi ndashaka kubabwira ko ya mpano yarampamagaraga nkumva sinshaka gufata telefoni ze kubera ngo Mukaritasi nubwo ufashe telefoni arakuduhira akakubwira ibintu utumva icyo kintu ugomba kucyumva icyo kintu uri kucyumva no wambwiraga ibintu nkumva nkeneye gutekereza cyane kandi simfite umwanya wo gutekereza muri ako kanya rero naravugaga ati no yampano uretse gato telefone yawe zaba nyifata nyuma y'ibyumweru nka 2 nakwiteguye buriya njyewe nkunda kuganira n'umuntu utuma ubwonko bwanjye bukura hari igihe uganira n'umuntu ukumva naho muri kujya naho muri usanga muri tamuga wari wumva njye nawe turi kuganira ibintu by'abakobwa vugisha ukuri ngo urabona utubuno abantu uzi ko abantu benshi ari byo biganirira ariko njye nkunda kuganira n'umuntu uri gutuma ubwonko bwanjye bukura amakode nyine amakode n'amamakode niyo mpamvu ukunda kuganira nanjye ese ko nawe uri kundabura iki kintu uri kukinyumvisha nanjye nkacyumva ikintu ngomba kukumvisha ya mpano igikari cyacu kiba kiri faya kandi cyo yewe kera ndibuka nigaga primaire noneho nkicara muri class niga nko mu wa gatatu umwarimu w'imibare akandeba ko igihe ko akunda umwarimu aba yicaye imbere nawe ari guheza nkajya kubona ukabona arampamagaye ngo nkubwira akahita anyongorera ngo ubundi unkura urumogi akabwira ngo kubera iki ariko mwitabi kuko nahoranaga ibivayo kuva na kera n'umwana nahoranaga vibe zitabaho kwa ariko wowe urumogi wasara nasara banza nazezengera banza wasara kubera ubwonko bwawe buranyaruka cyane rero ugushyizemo urumogi nigeze mu minsi yashize nigeze kujya nywa ku nzoga nano buracyazinywa ariko iyo narazinywa nazungu nararekeye aho ngaho kubera ko zakururaga amarangamutima yanjye nkashiduka ndi kuba mu buzima bwahahise kubera ko nanyweye inzoga nkumva naziritswe mva ari ibintu nyine byangarutsemo tu uri kumva icyo kintu uri Mukaritasi ngo mani ngo dumba akanya ngo icyo gituburi kucyumva arega uzi ukuntu abantu baba bashaka ngo no kumusomera komenti gusa burasaba yumva bano bantu barahita bamumenya ko wanamuvuga buri wese akarava hano yanamwibagiwe abayumva barahita bamumenya Mukaritasi amazigo umusomere komenti yahira rimwe kandi abantu 500 ni bake birangirira hape bazandika komenti nziza tuyisome nibura umuntu ashobora kugenda ifasha abantu byibura babumbu ibyo ngibyo byo gutukana ntagaragashya cyane tukajewe ibintu by'ubushite
ataba yumva ko abantu 500 baza kumugira umusitari. Baravana bamwibagiwe, bo banamwibagiwe ahubwo SMS zirutse. We yanazamutse igeze kure. Niko reka nkwereke. Tugiye gukora ikintu cyitwa live kuri TikTok, dusake ba bantu ba Godfather kumasabiriza. Godfather nyine kirasabiriza cyane, noneho ndashaka kugutwara yo, sibyo? Nyibwira ati Godfather niba uzi gusabiriza wigize umuntu hatari gusabiriza. Tugiye kwicara hano na yamano tubayibinge kumara isaha imwe usabirize we cyo kizaje kujya bya bintu byo gushyiraho babakobwa bado n'iki turaza kujyana. Tukibwira ati sabiriza tuve hano dufite amafaranga ya video. Reka turebe ko akazi ke yagasetinze neza. Reka turebe ko akazi ke yagasetinze neza kwandi. Niba koko bitwika bivamo. Abo batubwira ngo ni umwinfluencer. Umwinfluencer umukaritazi umwinfluencer yinfluenceje Jolly wabibonye? Ese bira bintu nibyo koko. Ntabwo bizi bagende babwire. Reka mubwire niba ari nabyo babonye ukuntu uriya mukobwa yaretse baramukunda. Yabonye era nicyo bita kukureka bakagukunda. Yaretse baramukunda nyine. Ngura mukobwa yaretse baramukunda. Sibyo. Nyewe reka mubwire je hari amatiko ndengereye. Hari itiko mbona nkavuga ati je dumira itiko rirenze urugero rwanjye. Ahita nikomereza. Nifitiye abantu barimo baravuga ati Dumba warakoze gufasha ya mpano mu gitondo bahite bavuga ati kandi uzimije Jolly kandi Jolly umukubise hasi mu butaka. Ibyo bintu ndabirebera kure nkavuga ati yamu abana baracyafite impano turacyari mu kazi hano. Uru rugendo n'urugendo rw'igihugu ya mpano ni igihugu none n'urugendo rurerure ugire ngo si umuhamagaro ukomeye. Urugendo rurerure hari abantu benshi. Hari nka Cyashema tukiri hano nacyo kiracyari ku rugendo kiracyari iriya mu mesikariye kirasakuza. Uzi ukuntu Shema yihiringa? Urashema ni umuhatari cyane. Arihiringa ndamukunda cyane gusa ntabwo aramenya ubwenge ngomba kwicara nawe na hasi nkahita murabura. Umunyamarangamutima cyane. Shema tugomba kukurabura kandi kigoryi. Zabanza kundeho maze ahombeho. Azareke bamukunde. Azareke bamukunde. With no payments on one love. Ubundi rero ngiye kababwira ukuntu nkora. Ngewe baranyishura kandi banyishura amafaranga menshi. Ariko umuntu w'impano akaba ari n'umukozi. Ukuvuga ko ubu ngubu ni babiri mfite. Ubundi Juno yari ko yarameze ariko Juno yaje gucika intege. Ariko wowe na Vanessa na Bitkira ni mufite impano noneho mukamuri n'abakozi. Kubera iki? Ukuntu byanunguye kubona bari kuri RBNG kumva ko kati mu kiganiro kimwe ngiye kumva ngo umuntu mwaka ngo twakoze indirimbo 400 nahise nuri kadaseka kandi utemerewe guseka mu kiganiro. Barazifite indirimbo 400. Neza bati mbega abakozi Imana yaje. Ahubwo sinzi impamvu ugenda ubasange wikishe kwa Bitkira dore baba hariya kuri Ntuza. Uve yuba kubisubiza. Kandi Nesa twakorana indirimbo irenze. Nesa ni umunyempano cyane. Nesa ni umunyempano ahubwo Bitkira bombi. Nesa na Bitkira bafite impano ziteye ubwo Imana ariko Bitkira uramuzi wowe. Reka Bitkira niwe yanditse indirimbo 400. Bitkira twahuriye kuri RBA nibwo bwa mbere twari do ariko Nesa we nari nsanzwe muzi. Bitkira niwe yanditse izo ndirimbo 400.
ubundi Nessa umuntu wa mbere uzi kuderivarina. Nessa umuha ikintu ukamubwira ati ndashaka ko ukiririmba gutya mu minota 2 abakizanye. Yego. Mu ijwi riruti ryo wumvaga ko akeneye gukoramo. Ngiye buri abantu bahanze uzi ikintu nifuza kuri bano bahanze twebwe na bano banuza. Imana izadufashe iduhe idukure imipaka mu maso. Imipaka ni ukuvuga ko uravuga ya Uganda se? Tube worldwide twigendere. Kubyo ushobora ngo ngiye Philippines, ngiye mu Bushinwa, ngiye mu Budage, ngiye nyine na visa z'abadiplomate ntabwo uri kuzumva. Niyo mpamvu nari ndimo ndakubwira ati ya mpano nawe ukeneye Akongereza se gusa sha n'igishinwa ho. Ya mpano byose urabikoze ariko ukeneye akongereza nibura n'agafaransa n'agaswahili. Umva mana yanjye noneho nanjye niryo shuri ndiho pe. Ibintu byose nacitse. Kankurabure. Reka nkurabure. Ibi bintu ngiye kubikubwira abafana babyumva. Wari uzi ko indirimbo itrendinze ya mbere muri East Africa ari indirimbo ya Mbonye Sinasiri? Noneho bakaka mwongerero wakaka. Uzi ko Mbonye atazi igiswahili? Aba yarepese. Ariko nyine nasati kuvuga bikwiye no kugenda. Uri kwicara hamwe. Ni ukuvuga ko twebwe dushobora no kwiyongoza tukavuga ati reka ukayandika indirimbo ukayandika neza mu Kinyarwanda itwika tugahita duhamagara umuntu akavuga ati wowe tubishyire mu giswahili. Akazajya afata amagambo akayashyira mu giswahili, amagambo nyine Ikinyarwanda wanditse cyo kikabanuza, warenza amagambo agahita yinjira mu giswahili, twarinde tukagenda tukareka mu baswahili. Dahira rimwe erega ibikongo biboro byose bibinyamasisi erega abanyarwanda ariko mutamenyera ubwenge kubera nyine kwiga kwanyu n'ubugoryi mwiga gake. Ariko rero iyo umenye ibintu urabona nk'abari abanyamasisi bose, abanyamurenge bose urababona abanyamurenge. Buri abanyamurenge baba bazi kuvuga igiswahili hafi ya bose. N'abanyamasisi n'abantu bo muri Kongo kandi baba bavuga igiswahili n'Ikinyarwanda. Ni ukuvuga ko nibo bambere batangira gutembereza izi ndirimbo. Turo nta kuntu ushobora kubuza igiswahili udafite inshuti yawe y'umunyakenya uvuga igiswahili cyangwa y'umutanzania. Aho rero niko ubona Mbonye ashobora gukubita hiti gutyo vuba vuba. Abantu b'inyamirambo bavuga igiswahili bazi n'Ikinyarwanda. Abantu binuza birwamagana bazi igiswahili bakavuga n'Ikinyarwanda. Abantu bo bitare zanuza za Muganda muri bavuga igiswahili n'Ikinyarwanda. Kuvuga wo kubitamo igiswahili abasubaba n'ibinyamira bakavuga atani ya mpano bagahita afata abantu bo Batanzania, abashuti bo Batanzania akahita yibohereza. Nuko nguko igiswahili kigenda nta kundi. Niko bimeze nugutangira gukora imiziki abo rero tuba imipaka tuba turimo turayikora iki? Ibyo urimo uravuga ati imipaka tuba turimo turayikuraho.